Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi b'umuryango TV. Iki ni ikiganiro akara yifumbwe. Nge nitwa Nkurunziza Pacifique, ndi kumwe na mugenzi wanjye Bizimana Desire. Umeze neza? Meze neza na mahoro Pasi. Ibintu ni amahoro? Ni ibintu kabisa bikomeje kugenda neza. Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda Transparency International Rwanda umaze gusohora icyegeranyo cy'uko ruswa ihagaze mu nzego zitandukanye, yaba inzego za leta ndetse n'inzego z'abikorera. Imibare iragaragaza yuko urwego rw'abikorera private sector uyu munsi nirwo ruhetse izindi nzego mu kugaragaramo ruswa nyinshi, aho abagera kuri 13% bagaragaza yuko mu rwego rw'abikorera ibintu ari hatari, ruswa nyinshi. Uru rwego kandi rukurikirwa na polisi y'u Rwanda. Ibyo narakubwiraga yuko nubwo kino cyegeranyo kigiye gusohoka ariko nta kizahinduka, n'undi nta cyahindutse. Ibigo bivugwamo ni bimwe, ruswa itangwa ni imwe, cyahinduka gusa no ku bigo bimwe bizamuka ibindi bikamanuka. Cyamanutse ubu ngubu ni Rura, hanyuma mu Rwanda bakavuga yuko ubu ngubu ruswa ukurikije n'imyaka yagiye ishira irimo kugenda igabanuka. Gusa nanone icyo nisabira Transparency International Rwanda, iyi ni ruswa ntoya bavuga. Dukeneye umuntu ukora icyegeranyo kuri ruswa y'amasamake manini mu nyanja, bitangwa n'ibifi binini. Ruswa yo mu mugezi tumaze kumenya ibyayo igakomeza kuganywa, ariko ari amasamake yo mu nyanja ya Atlantika n'Ubuhinde na za Pasifika akeneye no kujya ku karubanda. Kandi ugiye gukora ubwo bushakashatsi, ibi bigo n'ubundi bigaruka amasamake yayo manini ashobora kutaburamo hamwe na hamwe. Reka twamamaze rero, turagaruka mu kanya. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete, byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. New Hope yabazaniye za nzoga nziza zengerwa mu nganda zo mu Burayi zirimo Mowapu Milano yongerera imbaraga basabanye, ndetse n'izindi zongera imbaraga energy drinks, cyane cyane ku bakora siporo zinyuranye zirimo Mowapu Merita, Mowapu Rozana ndetse na Mowapu Messina. Izi nzoga na energy uzisanga hose kandi ku biciro byiza. Andi makuru wifuza yose basanga mu mujyi hagati kuri TDMR ahateganye no Kwandamage, cyangwa ubahamagare kuri 078 73 17 422. Abana bari munsi y'imyaka 18 bo ntibemerewe kunywa inzoga. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? Niyo Travel ni igisubizo cyawe. Tukorohereza kubona amashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona visa kandi turi ku kigero cya 98% cy'ababona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Niyo Travel kandi korohereza kubona akazi ku migabane ya Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi. Ku bindi bisobanuro wadusanga muri Centenary House muri etage ya 3, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0788 30 75 38. Uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo, 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Bantu mufite chantier nini n'intoya h'imirimo y'ubwubatsi irimbanyije, Secos Limited bafitiye ibikoresho by'ubwubatsi byihariye kandi ku biciro byiza bibafasha gukomeza imirimo mwiturije.
Muri ibi bikoresho harimo ibikwa by'ibyuma steel scaffolding cyangwa eshafodage metallic bibafasha kurangiza inyubako bikihutisha akazi kuko bituma abakubakira bakora vuba kandi bikanabarinda impanuka udakoresheje ibiti cyangwa ngo uhendwe kandi rimwe na rimwe wangiza ibidukikije. Etanso mu gifaransa, props mu cyongereza cyangwa amasitasiyo mu rurimi rwa gifundi zikoreshwa mu gutega dare neza ndetse n'imirimo igakomeza bisanzwe mu gihe dare itaruma aho kuyitegesha ibiti n'imbaho biguhenda ndetse bikangiza ibidukikije. Tureyi rozanje cyangwa udutimba zigufasha gufunga neza aho wagiye unyuza insinga n'amatiyo ngo hataziyasa, zikoreshwa cyane kandi mu kuzimenaho dare ahantu horoheje, kuzikoresha inkuta nto na plafo munsi ya za dare aho gypsum cyangwa ubundi buryo buba budashoboka cyangwa bugoye nko hanze no mu bwogero cyangwa ahandi hantu hose ubona hagera amazi. Tureyi de pure galvanized chain link fence cyangwa inzitiro zikoreshwa ku bafite amatungo, inzuri cyangwa inkoko, zikoreshwa kandi ku bashaka kubaka urugo nk'igipangu rw'igihe gito cyangwa uruzitiro rw'umurimbo ruteyeho indabo. Cement sound insulation wool, ubwoya burinda ubushyuhe n'amajwi. Izi yo zisakaranye n'amabati ubutandukanye n'urusaku rw'imvura cyangwa se ubushyuhe bwayo ku zuba, kuzishyira muri partition za office bituma nta majwi ava muri imwe ajya mu yindi, burinda kandi imbeba zigenda muri plafo kuko buriya bwoya burababana. Hose pipes, imipira y'amazi yo kuhiza, accessoires za presiyo zirimo amakude, amate byose bya PVC by'ubwoko bwiza cyane. Babafitiye kandi ibikoresho bya waterproofing birinda imidite ku nkuta, kuri dare, muri piscine n'ahandi, n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi utasanga ahandi. Ikindi ku bashaka kurangura baranakuranguza. Sekose wayisanga ku muhanda wa Itexirwa ku nyubako ziteganye neza n'umuhanda ukatujya ku Gisozi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788621558. Abakiriya bavuye ku muryango bagabanyirizwa ibiciro byihariye. Africa Bureau ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Africa Bureau ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka nta yandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer. Abo bose bakawugenzura mbere yuko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururizaho imishinga irangiye kandi igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 543, tukaba tunaboneka kuri telefone igendanwa 0788358747 cyangwa 0798541111. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu akafricabureau.com. Watwandikira no kuri email info@akafricabureau.com. Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza. Tubaye ikaze mu kiganiro Akara Ifumbwe, aho tugiye kugaruka kuri raporo y'umuryango mpuzamahanga ishami ry'u Rwanda Transparency International Rwanda, aho iyi raporo igaragaza inzego zitandukanye z'uko zihagaze mu bigendanye no kugaragaramo uruswa. Ni raporo igaragaza yuko muri private sector cyangwa urwego rw'abikorera nirwo ruri imbere ku gipimo cya 13%. Iyi raporo yashyize urwego rw'abikorera mu ibara ry'umutuku, ifata iba polisi, rege, wasake, inzego z'ibanze ndetse n'urwego rw'ubucamanza mu ibara ry'umuhondo. Izi nzego tugende tuzivugaho rumwe ku rundi kugira ngo ku rwego rwa mbere rw'abikorera abikorera bafite kangahe? 13%. 13%. Muri buno bushakashatsi ku bijyanye n'ibi bigo birya ruswa, haba ibigo bya leta,
ibigo by'abikorera ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta ndetse na NGO haba iziri international cyangwa se zikorera hano mu Rwanda byagiye bikorwaho ubushakashatsi. Muri rusange mu nzego z'abikorera ruswa iza ku isonga ni ruswa iri mu myubakire. Mu bintu bijyanye no kubaka harimo ruswa. Impamvu kandi iranumvikana nuko ukurikije ubushakashatsi bukorwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bugaragaza yuko mu Rwanda ahantu ku isoko ry'umurimo ahantu hatangwa imirimo myinshi ni mu bwubatsi. Ubwubatsi nibwo butanga imirimo myinshi ku isoko ry'umurimo mu Rwanda kandi bikanumvikana. Birebye hano hanze zirataje zose ubona ntago zubakwa n'ibive hejuru, zubakwa n'abantu. Mu bwubatsi rero ku ishansiye ubwo turi mu bikorera ku ishansiye kuriya bajya guha umuntu akazi bakamubwira wowe urabizi bagira abo bita bakapita. Iyo bagiye kurokirita umuntu wubaka umufundi umuyede utanga amafaranga. Hakongeye ibi bintu byarantunguye. Urayatanga rwose. Aha ni ibintu byatanze nta kazi ubona. Aha ni ibintu ngiye ntangira kubyumva. Ntangira kubyumva ngiye nabyumvise mu karere ka Nyagatare. Mu karere ka Nyagatare no hano hambere numviye ko kugira ngo ubone n'akazi k'ubuyede. Akazi k'ubuyede utanga bakurokirite rwose. Umuyede ubu ngubu mu gice cy'icyaro ageze ku mafaranga 3,000 cyangwa se 2,500 mu bice ndavuga mu bice by'icyaro. Byumvikane ko mu mujyi byazamutse. Noneho rimwe nza kuganira n'umuntu aravuga ati wowe urakina muri Nyagatare ahantu umuyede icyo gihe abayede bahembwaga amafaranga 1,000. Bahembwaga amafaranga 1,000. Aravuga ati wowe urakina aho umuyede mu karere ka Nyagatare kugira ngo ubone ako kazi utange ruswa. Ndavuga ntabwo bishoboka. Ubwo twari turi kuganira tureba hamwe na zino nzego z'ibanze ukuntu umukuru w'umudugudu adahembwa ariko ugasanga yashyize imbaraga zose mu kwiyamamaza kugira ngo ayobore umudugudu. Ari intambara bibareho urugamba. None arambwira ati buriya mudugudu aremera n'inka akayisheta kugira ngo yiyamamaze atsinde abone uwo mwanya. Nikangamo ndavuga nti bya bintu ntabwo babyoroshye. Ubwo rero urumva mu kubaka ni icyo ngicyo kimwe cyo kuba abantu iyo bagiye gusaba imirimo babanza kugira akantu basabwa kugira ngo binjire muri iyo mirimo cyane. Icyo ngicyo ni cyo cyiza cyane mu private sector. Hanyuma ikindi ni ruswa mu mitangire y'akazi mu bikorera. Uyu munsi niba ugiye gusaba akazi ahantu henshi mu bigo by'abikorera noneho urabona nko muri leta ko ujya ubona ahantu abaho n'urubuga bashyizeho rwo kugira abantu basabiraho akazi. Ariko mu bikoreraho hamwe wenda urugero nko kuba abantu b'igitsina gore cyangwa se b'igitsina gabo mutandukanyije igitsina hari akazi bakaguhera mu ishuka. Nkamara gusabana kontara ikabira aho ku meza mugasinya mwambaye udusume cyangwa mukiri mu ishuka. Ahandi hakaba hariho amafaranga mu kigo cy'umuntu runaka bayimurika. Bavuze ko ruswa ishingiye ku gitsina mu nzego z'abikora mu gutanga akazi iri hejuru. Ndimo ndabikubwira kandi aribyo nkubwira mu bikorera. Mu bikorera ruswa iri mu bice bibiri cyane. Icya mbere nakikubwiye ko ari mu bwubatsi. Icya kabiri ni mu itangwa ry'akazi. Mu itangwa ry'akazi rero niho naringeze. Ibyo ni byo bice bibiri by'abikorera birimo ruswa kurenza ahandi. Niho naringeze. Bwa mbere nakubwiye ko ushobora kuba ariyo ku gitsina mukayisinyira mu ishuka kontaro cyangwa se ari nabo babahemukira akaba yagusambanya gutyo yarangiza akanakujyana no mu kazi ariko nyuma akanakwirukana nta niyo kontaro we yishakiraga byararirye. Deza nawe urabyumva tutanavuga ngo ryararirye. Hari ibintu
hari ibintu uko byagenda kose bigomba kugira ingaruka mu gihe cya vuba cyangwa mu gihe kizaza. Ndaguha urugero rwa hafi. Ntabwo uyu munsi umukoresha naguha akazi kuko yagusambanyije, tutagiye kubeshya ikigendanye no kubazwa inshingano z'akazi kiba kiri pembeni, icyubahiro rigaba yakiguhaye, icyubahiro kiba cyarangiye. niyo mpamvu akenshi iyo bigenze gutyo hangirika ibintu bibiri. Hari igihe ikigo cyangirika iyo uwo muntu yabashije kuba yakujyanye muri ibyo bikorwa njyakuzimu, ugashiduka umugendera ikigo kikangirika, cyangwa se wowe ugashiduka umwirukanye. Noneho ikindi hakabaho kuba umuntu uba muri ubwo buzima, yaba umukozi yaba n'umukoresha, bakemera rwose bagasavayivinga umwaka wa mbere, bakawusavayivingamo umwaka wa kabiri, bagasunika, ariko none birangira ibintu bibasitinze, bisandaye hanze aho ngaho. Kuko icya mbere akazi umukozi azakica, namara kukica ikintu cya mbere azakora, hari igihe azaba yanagakuyemo depresiyo, ajya hariya kuri kamera abohoke. Njye namaze imyaka iyi n'iyi ndi mu kazi kanaka, ariko ntanga iposho muri ubu buryo. Akenshi ni umuntu banamwirukanye nibwo ashaka kubivuga, cyangwa se akanatuza. Biriya ntabwo ari ibintu uvuga, biriya ntabwo ari ibintu nk'uko bibonye no mu bushakashatsi bwa Transparency. Ubonye ko abantu batanga ruswa cyangwa n'abayakira 92% ntibayivuga, ntabwo bayivuga. Hanyuma 8% nibo bagerageza ko nibo babaripotinga, ariko binaterwa nyine no kuba akenshi ruswa hagati y'abantu babiri, buri wese burya nkuko twagiye dukunda kubigarukaho, ruswa n'icyo cy'imikorere mibi. Nibango rero umuntu utanga ruswa bari mu nyungu, n'uyakira bari mu nyungu. Ariko nkuko ubushize hakosowe ikintu cyo kuvuga ubundi beri itegeko n'ubundi ko rivuga rigenga ruswa, rivuguruye rya 2018, rivuga yuko uwakiriye ahanwa kimwe n'uwatanze ruswa. Ariko se twari dukomeje kubijyanye n'imikorere nyiri kuri iryo tegeko, reka tubihuze n'ikindi kintu Transparency ndetse n'umusenateri yavuze. Iryo tegeko rabizi ririho abantu ntago batangaga amakuru, bagati se ninanga amakuru ko baduhana kimwe biragenda gute. Uzi ko haje kujyaho umwihariko noneho uvuga yuko noneho itegeko rivuga yuko niba ugiye gutanga ruswa wowe ukabimenyesha ku bushake inzego zibishinzwe, wowe nta guhanwa. Urumva mbere yuko ujya kuyakira, wowe ugiye kwitanga, ugatanga amakuru, niba gufatira mu cyuho ngo utangire wivugishe ngo nari nshaka kuyitanga. Wowe urabona hari igihe umuntu aba arimo kukwaka ruswa, nuko avuga ati uyu muntu n'ubundi arimo kunyaka ruswa, nta mafaranga mfite. Ariko nimutanga, kuko akenshi ruswa ahenshi banayisaba rwose ikintu ucyemerewe, ahubwo kubera ya mikorere mibi ukakibura, bikarinda gushyiraho amafaranga. Bikaza kurangira uvuganye n'inzego zibishinzwe. Ushize tuganira n'umuvunyi yavuze ko ari nawe wenyine wemerewe kwa approvinga ibyo bintu, ko ugiye kubikora ubanza kuvugisha umuvunyi bakagufasha muri izo procedure zose zo kugira ngo muri rusange ukurikirane icyo kintu cyo kwakira ruswa. Ubu rero nkuko byatangajwe urabona ko abantu batanga ruswa bavuga amakuru kuri ruswa cyari bake. Ubu rero perezida wa komisiyo ya politike n'imiyoborere myiza muri Sena y'u Rwanda, Dr. Teresfol, akaba yavuze yuko bagiye gukora ubuvugizi, kubera ko umuvunyi, urwego rw'umuvunyi rwavuze yuko barimo gutegura umushinga w'itegeko ugiye gushyiraho yuko umuntu uzajya utanga amakuru kuri ruswa azajya ahembwa. Ngo bizasohoka mu iteka rya perezida. None uratanga amakuru kuri ruswa, bagushyirira inote wirire bitamirire. Urumva icyo gihe rero ubona harazabigira akazi, ariko nubwo bazabigira akazi bazabasha kugira gute gukaranga abantu bimitse ruswa. Tubibutse ko ruswa imunga igihugu, bitegure ko ruswa ituma nta terambere umuturage wasi yageraho. Hano muri iki cyegeranyo abandi bagacira vuba. Muri raporo nagira ngo tuvuge kuri ibi bintu, impamvu nyine
impamvu abantu baba ariko reka tubanze twataka ibyo bigo tuba tubyataka ariko n'ubundi wari wakomeje ku bijyanye n'imikorere mibi ariko icya mbere bagaragaje ni uko 41.8% by'abantu batanga ruswa baba bagira ngo serivisi bashaka yihute 25.9% babibona nk'aho nibwo buryo bwonyine babona bwo kugira ngo bagere kuri serivisi 13.3% baba birinda ibibazo n'ubuyobozi 12.2% baba bagira ngo babone serivisi ariko batemerewe n'amategeko kumva 3.9% ngo ni deserve nuko ngo umuntu ababona nyine bikwiriye ko agomba kwitanga 2.9% umuntu utanga ruswa ngo aba yirinda amafaranga y'umurengera yatanga urugero umupolisi ashaka kugufata nta controle technique ufite wareba ibihano agiye kugunuza amande bari buze kuguca hari hejuru y'amafaranga ya ruswa watanga kavuga terekame mucanzemo akantu ntirenze iminsi 2 mbona ubujya controle ni ibyo ngibyo zo nizo mpamvu bagaragaje impamvu zigera muri 6 ndiza wakomeza twari turi kuri private sector ngira ngo niyo irimo kuza ku mwanya wa mbere mu bijyanye no gutanga ruswa cyangwa se kugaragaramo ruswa cyane muri no ruswa y'insina ngufi ya make ruswa ya make ni ya make nayo ni ya make gusa ni intambwe nziza ariko ngenda komeza nitsa mvuga yuko ubutaha hagomba kuzajyaho uburyo buhamye bujyanye no kubakuru no munsi habaho n'uburyo tubona bamwe banyereza za miliyari kuko urabona average ku bantu buno bushakashatsi bwakorewe ku bantu hafi 2400 n'abanyamuri baragiye bafata mu turere tubiri hari na mu turere 11 tw'u Rwanda 11 tw'u Rwanda ngira ngo nabonye tubiri Musanze Gakenke no harogarare polisi urumva barimo kuyikubita igikwasi warogarare polisi mu kumurika buno bushakashatsi yanabucarenje inzara aravuga ati ariko gute mukora ubushakashatsi ku bantu 2000 tugwa ngubwo mwabikontroye neza umva ariko baramusobanura amubwira bati buno bushakashatsi bwemewe n'ikigo cy'igihugu cya statistique so nabizi rero mu bushakashatsi muri research bakora icyo bita sample size nayiremewe muri research ariko se reka nkubwire urumva ariko ukira aho ngaho nabonye abantu bagiye babazwa harimo abatarize kurina kugera ku rwego rwa page dahari urebye na biriya bice by'abantu bagiye babaza uyu munsi percentage zabo zihagarariye abantu urugero kuko nabonye muri serivisi za mbere zo muri serivisi zo muri polisi zirimo ruswa ni ibigendanye no gutanga perimi muri aba bantu 2,000 ufashe muri iyi nzira Kigali Musanze ugafatamo abashoferi 3 Kigali Nyagatare 3 Kigali Huye rega no muri research koresha naki none se twese turabizi nko mu muhanda ushaka kumenya ibera mu muhanda sibyo cyaba ikibazo ufashemo abantu 3 ariko hakaburamo abantu batwara amakamyo hakaburamo abantu batwara abagenzi hakaburamo abamotari hakaburamo abo bantu 3 cyaba ari ikibazo ugiye ugafata abantu 3 ugahitamo abacuruzi cyaba ari ikibazo cyangwa abantu bafite imodoka nziza burango ku muhanda bamwe mu bapolisi bacunga nk'imodoka ishaje biragoye ko nka fuso yikoreye amakara kuba yaca biragoye kambwire fuso y'amakara ngiye kubisobanurira fuso y'amakara dina itwaye inka ibeni itwaye umucanga cyangwa hoho herigisi itwaye imizigo izo modoka uko ari ubwo bwoko uko ari bune my friend niyo yaba ari shyashya gute ngizo modoka zagoye mu muhanda zigiye ari izishyizwe stationnement yaho zaparitse nizo zakinjiza reka dukomeze no kuri polisi nifuzaga ko bino bigo uko bagenda babirankinga twabimanuka hasi twagenda tuvuga ruswa igaragaramo nyuma
tukaza kugira byinshi none tugenda tuvuga muri rusange. Komeza kuri twabonye serivisi z'abikorera ko zifite 13%. Izo ziza imbere. Polisi y'igihugu rero aho uyu munsi haviriyeho ibyo ariyo ishinzwe gufunga abantu no kubagenza icyaha. Polisi y'u Rwanda iza ku mwanya wa kabiri mu kurya ruswa cyane cyane mu ishami ryo mu muhanda ry'ibinyabiziga ryo bita traffic police rishinzwe ibinyabiziga. Hangaha niho hari ruswa, niho wari watangiye kubisobanura. Ariko nanabonyemo n'intuzo. Buriya muri polisi habamo amashami abiri. Hari ishami ryo mu muhanda, hakaba n'ishami rishinzwe gukoresha ibizamini. Byose urumva nyine ni amashami, ni ishami rishinzwe ibinyabiziga nyine. Wapi? Aya ni amashami biratandukanye. Ariko bose bari related n'ibinyabiziga kuko perime ni ariko nabere ko kubwira neza ngo ni getting a driving license. Yes, bya perime. Nivyo tugiye kwinjiramo. Icyambere nicyo wavugaga cyane kijyanye no mu muhanda. Polisi amayeri yabo menshi ejo bundi harya sibwo twabiganiragaho vuga ku buryo ki mu gihe bahagurukiwe n'ibyegeranyo biberekana yuko bamwe muri bo barya ruswa ubu ngubu kuyakira mu ntoki bigikunda, ahubwo za modoka ziriki ayo mafuso y'amakara ayo amadahiyatsu yatwaye ibiribwa, dayaze twaye amatungo abamotari, ibintu by'amakamyo n'amabeni byo za herigisi, abashoferi b'amakwasiteri. Kwasiteri ntabwo ari cyane, ariko naho kwasiteri ntabwo ari cyane kuko ntabwo ari cyane. Riza tujye Nyabugogo ugenda uganira n'abantu batwara kwasiteri mu buryo bwa rusange, azakora ati maze nk'icyumweru rwose nta mupolisi umpagarika. Uzamubaze niba nta wajya gurira fanta kuko atamuhagarika, kubera ko akenshi abarubatse channel nibyo nyine nkubwiye, kubera ko akenshi abari buhore mu muhanda igihe cyose ubwo yaramwishakira icyo bita kugura umuhanda ntabwo kizi, ntabwo ari ngombwa ngo amuhagarike, ahubwo umuhanda uragurwa ugakuburwa akahacukubuye kabarateguye ku buryo ahubwo wowe nuzanajya bona nk'umuntu utwaye kwasiteri yaciye ku muntu wa traffic ni peace komera. Ariko ngewe naje kubakinwanya reka nkubwira ari ikintu kimwe nigeze kubona. Turavuga bakira ruswa, ariko n'abanyarwanda ni inzobere mu gutanga ruswa. Ni narayibonye, ariko ni bamwe hari abatayitanga, ni impuguke pe. Bamwe muri bo ndaguha urugero, umuntu wese wiyangaje kujya mu muhanda, ikintu cya mbere bakubwira ni uko ugomba kuza ukiga ikibuga, wabyemera wabyanga, ugomba kugira inshuti z'abapolisi. Ibyo ni ibyamaze kubakwa cyane cyane ku bashoferi, abakora akazi ko gutwara ibinyabiziga barabigize umwuga, ariko kazi kabo. Ariko nanone ariko zira fine nazo ziri hejuru, uretse gato mbibabwira kugira ngo na polisi niba inabyumva inabikurikira ibyumve, nabo niyo bahana nta miyaga bashyiramo, rimwe na rimwe bakanahana batumvise na senare y'uko ikintu cyabugenza. Ndaguha urugero rwa hafi, Diza ashobora kwatsa imodoka yawe uvuye Igicumbi, ndabigushushanyiriza rwose, uramanutse wakontorore neza amatara nta kibazo gihari, uragiye ugeze aho umupolisi ari ati hagarara, cana itara wenda ryo kuri plaque, wavuye iwawe riri kwaka, ampure yashiriye, warayicanye wapi, barakwandikiye. Nese ubwo kurenganya umupolisi yabwirwa n'iki kishiririye wenda kumugeraho, iyo umusobanuriza ubwo yabwirwa nyine n'iki cyabimwemeza, ampure igura amafaranga ngahe, nyine n'iki cyabimwemeza, none se umuturage n'iki cyabimwemeza. Niba umusobanurira ntabyumve se ni gute wa muturage tuzashaka none inzira zo kwirwana zo kuvuga ngo ndabona ibintu bitoroshye rero ngomba kubishutura umupolisi. Ahubwo wenda icyo ushobora kuba wavuga, icyo ushobora kuba icyo twareba ni kimwe, ampure
ubundi ugiye kureba ntabwo wayirebera wenda mu gaciro k'amafaranga igura, wayirebera mu nshingano zayo ifite inshingano zikomeye, sibyo? yo kwibutsa uwo muntu ko agomba kugura ampure. oya ntabwo ari ukumwibutsa, ahubwo kumwibuka ngo iyo ampure dufaturiye niba ari ikinyabiziga, niba ari kuri plaque cyangwa se n'iyahandi, kuba yazimye utari kugaragaza plaque basha kugukekamo ibintu byinshi. Either wayikuyeho ku bushake cyangwa se wayitwize ku bushake, wenda hari na fraud ufite urashaka kugenda kugira ngo atagira umuntu ubona wenda plaque yawe. Ariko icyo ushatse kuvuga ni kimwe Desire, erega buriya ari amanda agenda azamuka ya polisi bagenda baca, njye nakubeshye biri mu bintu bituma na ruswa nayitumbagira. Icyo nemera wenda abantu bagomba guhanwa, kuko buriya urebye mu muhanda kareba ukuntu impanuka zica abantu. Ariko abantu bose bivuze ngo impanuka zica abantu ntabwo abantu bose bicwa n'umuvuduko, ubwo nibyo ugiye kuvuga. Nyine zimwe muri factors zituma habaho impanuka, izo zose baguhanira zirimo. Ntekereza ko mu kugena impamvu uretse nkubwire ubusari ntabwo umuntu yicwa n'umuvuduko si kimwe mu bitu irica, ariko sari umuntu wishwe ngo kubera yuko ngo apure kuri plaque yazimye. kubera iki se noneho niba hoya niba si wikuyeho katureba urugero. Ngewe icyo nemera cyo ibintu byose biri kuri liste y'ibintu by'abantu bagomba guhanwa nibyo, kubera yuko ushaka gukora ampure, ushaka gukora ntabwo navanyeho, ushaka gukora ibintu bya forode, sibyo? Nizo mpamvu ndazemera zo kuba uwo muntu yahanwa, nge ndazemera. Umuntu ahisha plaque aho byose rwose hose no muri Amerika na hehe ni Burayi, iyo plaque utayobye abantu dukuri ikiganiro. Tandukanya kuba pole yashiriye no kuba umuntu yahishe plaque, ni ibintu bibiri bitandukanye my friend. None se ubundi akamaro ka ampure kuri plaque ni akahe? Katubanze tureba akamaro. Ni ukugira ngo mu gihe cy'ijoro ampure igaragara, plaque igaragara neza. Ubu uyu munsi nibyo nakubwiye, uvuye Nyabugogo uzamuka ugiye mu ntara, ampure yawe iri kwaka, wagera kuri base bakaguhagarika kuko ampure yawe itari kwaka, ugasohokamo nawe ugasanga ko ntabwo iri kwaka. N'urugero wamusubiza ngo iki? Ariko nge nibyo nkubwiye, ngo haye urugero nyine wamusubiza ngo nyine nibyo umushoferi. Ngewe ahubwo nge ndi umupolisi, nta kintu twavugana nakwandikira. None se nabwirwa n'iki kishirira? Iyo mpamvu rero uretse gato mubwire, nabwirwa n'iki kishirira? Yubahirije amategeko, ni nayo mpamvu nawe ntabwo ati nyaboneka Nyaranja sinari nzi ko yari yahiye. Ngewe icyo ndebaho ni kimwe, ibihano byo mu muhanda biraremereye. Cyo turacyemera ngo ibihano byo biraremereye, ndetse n'impamvu z'ibihano wenda reka nkwereke. Ejo bundi nateze umumotari, bari abamotari mu by'ukuri nubwo bahora bahanwa cyane, urumva, ariko nabo bagira amakosa menshi. Amwe muri duca ahantu polisi yari yafashe moto myinshi nk'ijana, motari ati sha dore bene wacu ibintu barimo barabakorera. Aravuga ati, arambwira ati we baramutse baguhaye ngo wake contravention za moto zonyine muri Kigali umunsi umwe, ati ntabwo wabona amafaranga uyashyira. Ndabwira se motari, si muba muri mu makosa koko? Aravuga ati tuba turi mu makosa pe, ariko ibihano biraremereye. Ariko ananyereka, ambwira uburyo ki ama n'urugero n'uburyo ki bagenda bari mu buryo bwo kubaca amande, mu buryo bwo gupyinagazwa. We niko yabivuze. Nuko ngo umupolisi akaza mu muhanda misiyo ari amande. Reka ngo urugero motari yampaye urugero rwo mu mujyi. Buriya ngo mu mujyi, abazi umujyi wa Kigali kuva muri rompuwe, nta moto ngo nimwemere kuhaparika kuzagera kuri sheke. Nuvuga ngo niba uri mu motari ukaba utwaye umuntu umujyanye hariya mu mujyi ashaka kuviramo hariya hafi hose muri rompuwe, nta parikingi ya moto ihari. Parikingi ya moto kuva rompuwe mu mujyi wa Kigali no kugera kuri sheke. Arambwira ati mugabo, ati ubwo si uburyo bwo kudukama? Niba umuntu ateze moto yihuta ashaka kugera hariya hafi na rompuwe, aka kanya akaba azengurutse uwo mujyi wose abanga ugiye gukuriramo umuntu kuri shike, bizakunda gute? Gusobanura icyo kintu mye mpita mbihuza no kuba abamotari najyaga mbateganya bavuga ngo ngiye mu mujyi akanga kujyayo. Urwego ruhana ayo makosa
si rwo rushyireho ibyo bikorwa remezo. Urumva harimo polisi yaje guhana kubera yuko ahantu bagiye guparika hatemewe, ariko umujyi wa Kigali cyangwa minisiteri y'ibikorwa remezo igomba gushyira ibyo bikorwa remezo ntabyo yashyizeho. Uhana si we uwo warashyizeho ibigomba kubahirizwa. Urumva rero ibihano bimwe na bimwe bigenda bikora ruswa burangwa ari hamwe na hamwe abapolisi bano bo mu muhanda n'igihumbi kirya na 2 ngo ni kuri twadukosa tw'icumi. None se uri ibihumbi 2 tw'icumi. Urumva ari nka 5 ntago umuntu yakwirirwa yaho umupolisi yayishura. Reka nkubwire uriya mafaranga umupolisi ari amafaranga ibihumbi 2 akabirya ku modoka 20 si ibihumbi 40 ku munsi se. Ubwo se uzakomeza kwa ngo ngiyo ruswa ngo iri hasi n'ubundi muhahano yawe ucyuye my friend. So ubwo rero ikindi usibye mu muhanda harimo nyine mu gushaka ama perime mu bantu bakorera perime. Ubushakashatsi bwa Transparency International Rwanda busobanura yuko mu gushaka perime abantu bakorana n'abantu bigisha binyabiziga barangiza bakabakora icyo bita kudiringa agaha uriya muntu bwa bwenge nyine abantu bagenda biga ntabwo umupolisi mugeraho direct ahubwo uca kuri wa muntu wigisha akakira iyo ruswa ubundi ibindi nyine mu kizamini abari uruca abantu barokuvivura barakubeshya utangiye guhakanya ubushakashatsi. Ntago ndi kunyiza ubushakashatsi. None se babeshya he? Ngewe ibyo mvuga uvuze ngo no kugenda ngo vivura ibyo nkubwira we barakubwira ngo ca mu makoni sibyo? Ca mu makoni na hehe bimwe bigaragarira amaso nuguca mu ikoni noneho kugira ngo byumve neza ukanaca no kuri demarage. Simvuze ko zitabaho circulation uretse gato simvuze ko zitabaho gutya ruswa ibaho tayari, ariko ubwo bushakashatsi nubwo bwabikoze ntabwo ngiye kuvugira polisi, ariko icyo nzi cyo nuko hariho n'ubundi buryo bushya bubaho mu bigendanye no gutanga amaperime ku buryo umuturage ushobora no kumugeraho akakubarira scenario yahabaye akumva ko byanga byakunda direct iyo ruswa yagiye kuri polisi. Tisenda go urugero babivuze ngo abarimu bamwe nabo bamwe mu barimu bigisha ni babiri bamwe n'uwerega naga bari bose. Uyu munsi hari abarimu baza bakareba Desire bakamureba uburyo ari gutwara imodoka bakamwitegeza bakareba ubuhanga afite bakavuga bati Desire tugiye kumubetinga kubera ari inzobere. Mwarimu akakwicaraho ati twara tugende akareba urwego ariho akavuga ati Desire arayikuramo iyi perime aratsinda nta mikino. Ahubwo reka mubwire ategura amafaranga mubwire nti uzi icyo gukora uri tayari ngewe nkwereke. Desire ati ndi tayari. Note ya 300 tukayitereka hariyo cyangwa 400 cyangwa 500 biterwa kuko ubura na perime zose nago zideringwa amafaranga angana. Desire yarangiza cyakora n'iki ukajya mu kizamini cyamira ufite confidence ko usanzwe uzi imodoka. Icya kabiri ndi confidence ufite nuko hari amafaranga watanze uzi ko agiye kujya kuki ku bapolisi, ariko abarimu hagati yabo ubwabo bagusesengeye basanga ufite ubushobozi bw'uko iyi perime byanga byakunda urayikuramo. Ubundi ukagenda hariya ugakora ukarinda ugera kuri demarage bakaguvivura n'urucabana. Ariko urumva nyine abo nabinjiriramo nibekwiye ko abari aba original babikora. Ariko uyu munsi nujya gusesengura mbikubwira iyo ruswa iri kuzamuka cyane kandi nyine ari hica direct ngira ngo hari amafaranga yose rero abantu bakajya bagira ngo yageze ku bapolisi. Hari umusaza wari urimo akorera perime ya moto urumva arangije aragenda agera kuri demarage. Demarage ramunaga amaze gutsindwa abara ibihumbi 150 inote z'igihumbi urabyumva uko nabyinshi
arabibara agenda ahereza umupolisi abantu bareba kuri demarage ati ndwanaho n'ukuri ati ahita bamuhamagara baramufunga abandi ati kiriya ni ikirishe ntabwo kizi korodero zigiye ariko se urumva ko ari nkawe ariko ubwo yarajyatawe muri yombi na polisi irabitangaza hari igihe buriya hari igihe utsindwa mu by'ukuri reka nkubwire gufata umunyeshuri wize agakora inshuro imwe ebyiri eshatu enye eshanu nta kibazo na kimwe afite kigendanye wenda n'imitekerereze mu mutwe uvuga uti wenda afite ikibazo kidasanzwe nta bumugana bundi afite ubyibazaho nese niba aba yatsinzwe oya pe cyakoze hamwe na hamwe ahantu baba barabaswe na ruswa nyine kuri bamwe mu bapolisi urumva niba afite umubare w'abantu agomba guha perimi hagomba kuboneka n'abatsindwa ariko kimwe mu bibyo byo gukemura ibyo ngibyo ubu haje ibiro automatique se gute imashini niyo gusifura mu Busanza ni mu Busanza ndetse n'ahandi hose wenda nibigera ahandi kuko maze kubona abantu nka batatu bavuga ati nge bari baranyokeje ariko mu Busanza nyikure rega nituramenya neza ko nanjye nitujyayo nanjye niho nzajya ibintu byose buriya nanjye ibintu birimo amagoye sinjya mbijyamo nzajya mu Busanza imashini ntwike bimenye ko miye so ubwo rero none ku kindi wavugaga rero iki ngiki cy'abantu ngo bigisha bagira abantu gutyo baba betting hari umumama yagiye gukorera perime baramwaka amafaranga 500 tiwe tuzabikugiramo mama aca mu ikona baravivura mama aca muri parikingi baravivura demarage baravivura circulation baravivura avuye mu modoka bavuga ati munsubiza amafaranga yanjye tingiye ko mbonye perime bavivuye ahantu hose mwebwe mwakoze iki ateze indura ati murampa yanjye abantu barahorora abataramu barabakanyaga nta kono batabakanyaga ese bari yaritsindiye cyangwa araho bamuvivura yagira ngo byakuze kandi bitakuze ubundi aheshi ruswa mu mitangire inoza ya perime aheshi igaragara muri circulation undi niho byoroshye kuko ahandi stade baba babibona ntabwo wajya guhindura wundi watsinzwe ngo none ugeze umwaka rero buri kanya wigeze umwagahora n'umupolisi buri kanya akubwira utuntu ngo dore ukoze akadoro akubwira nk'udukosa dutatu tunokoze nawe ugata umutwe tukurugira imodoka yakoze impanuka rimwe na rimwe na keya abapolisi batanga cyangwa nuko baganira n'umunyeshuri ugiye gukora ikizamini hari amahirwe bitanga ngereka nkubwiza ukuri ntakubeshye inshuro nabonyemo perime nayibonye bitewe n'ikipe y'abapolisi yanyakiye ngiye gukora ikizamini ariko izindi nshuro nagiye ntsindwamo n'abapolisi babigezemo uruhare polisi bagenda bakakumaritreta ku mashini rero nta kintu muzavugana uzajya uvugana na soneri bagenda ukumva umuntu arakubwira ijambo nawe ukavuga uti karabaye njyewe ndakubwiza ukuri icyo kintu cyitwa ngo kubetinga abarimu babetinga abanyeshuri njya gukora haragiye nicara mu modoka umupolisi arambwira ati rero wa mugabo we genda icyo tugusabye ntugire ubwoba ku mutima ndabuzwa n'iki kugira ubwoba n'abapolisi banyuze imbere bose bambwira nabi ndi mu bizamini n'iryo hungabana ko warigira ati tuza wumve kujya ukora ibintu wese nakoze ikizamini ndagenda circulation ndahagaja ngera kuri vitesse ya 5 ati kata dusubireyo nakubeshye nibazakubwira ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana uzajya ubyemera ubwo rero nuko bimeze muri ruswa muri polisi y'igihugu iza ku mwanya wa 2 mu bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara na Transparency International Rwanda ku mwanya wa 3 haza ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG n'amanota 7.80 kwijana muri iki kigo ruswa igaragara cyane
mu gukwirakwiza amashanyarazi aho abakozi b'iki kigo akenshi ugiye gusaba amashanyarazi bagusiragiza bwa mbere na mbere. Hakaba ari bamwe mu bakozi b'iki kigo cya REG birumvikana barimo n'abayobozi baba bafite kenkayori basetinze bakorana nazo, zishobora kuba ari kenkayori zabo cyangwa se iz'abafatanyabikorwa babo mu cyaha cyo kurya ruswa. Izo kenkayori rero ziba zarasetinze ibiciro birumvikana biri hejuru. Wajya gusaba amashanyarazi bakakubwira bati rero wowe ibikoresho urajya kubigurira muri ra kenkayori, iyo utabiguriyemo nta muriro baguha, bahita bagukuza bakakwima umuriro. Ubwo ni uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri ni mu bakozi baza kugufasha kubyesitara, baragukereza bakajya bakubwira ngo ejo ngo uyu munsi bakubwira ngo transport, urabona ko hirya no hino imodoka za REG ziba zigenda zicacana muzetse n'ibikoresho, ukibaza iyo transport iki igomba gukora kandi REG ifite imodoka, bikakuyobera. Rimwe na rimwe baza no kugukorera ntibagukorere, bakagenda kugira akagusigira nimero tuzamamagare, ugahora uhamagara mpaka wazabona agatike akaza akagukorera, cyangwa se akanohereza undi akagucomeka undi bakaza bakayagukuraho. Ukiri aho tukiri aho kuri urwo rwego rw'ubuyobozi bwa REG, abashinzwe gutanga ibikoresho hari igihe haza cash power. Mubazi mu gusaranganya mubazi aho hantu naho hagaragara ruswa. Nabyo babivuzeho no ku giciro cyayo, kubera yuko niba umuturage hari abaturage 100 basabye harabonetse mubazi 30, urumva kugira ngo ubone iyo mubazi bizagusaba gatuza utanga senkana pe, yatangamo ruswa yo mu 50 kugira ngo ubone iyo mubazi. Naho nagombaga kuhagera, gutanga mubazi naho harimo ruswa, nako guca itako ry'inkoko. Nta bintu byinshi. REG ni ibyo. REG rero ibihekeranye na WASAC ku mwanya wa 4 WASAC nitikurikiraho ku bazi 7.20%. Ndetse mu formule ni imwe nabo. Nabo ni formule ni imwe, n'ibyo bikoresho nyine nabo bagategeka kugura ya service. Na ya service y'aba bantu ba WASAC nabo uko nguko bigenda. Kandi noneho ikibazo muri bino bigo nyine ntawe bikurikirana, ntawe waregera, unamureze ntacyo byatanga. Ni imikorere yamaze kwemera. Ko twabonye impamvu imwe, impamvu ya nyayo yo kugira ngo umuntu utanga ruswa kugira ngo serivisi yihute, tutagiye kubeshya. Nahangaha irihuta nyine irihuta, yawe tutagiye kubeshya. Haje cash pa 30, muri abaturage 100 muzikeneye, atasenkanira kuvamo. Hari n'igihe rimwe na rimwe turenganya abantu, ubusubwiye n'ikiko ziba zidahari wenda ari igihe uhabaye. Oya, bibaho. Hari n'igihe kigeze kigira n'insinga ziba nkiya zirabura pe. Hajya REG ndabizi, REG abantu bakajya banavuga ko babuze insinga, abantu bakajya kuzigurira. REG ikajya naho REG abayobozi banga ko bajya no kuzigura, hari naho babyangaga. Ariko mu kubyanga rimwe na rimwe burya hari igihe byabaga ari impamvu zo kugira ngo hatavuka n'ibyo bibazo bya za ruswa. Umuntu asakaba mu kizimo nta muriro byampaye. Kukiza atazigura hashaka ruswa yavuga gute? Reka nkubwiye, kujya kuzigura ni muri rwa rwego rwo kugira ngo uza kuguha serivisi w'icyo yagukoreye yakudiringiye avuga ati wowe ushaka insinga nzaza ngo umuriro usa n'ibyangombwa. So urumva rero REG na WASAC bigiye bibaho. Nese umunsi naguze ko bitemewe gushaka ibiti by'amashanyarazi, kwishakira ibiti. Uyu munsi biremewe, so utegereza ibiti uhawe na REG. Urumva rero hazamo imikorere mibi nyine. Ariko si ibiti byose bishinze nuko ari byatanzwe na REG. Akenshi imikorere mibi rero izana ruswa. Ariko ikibihatse byose
ibigo bya REG na WASAC biri monopoli ku mpamvu uyu munsi ntamenya, kuko bumwe mu buryo bushobora gutuma REG na WASAC itera imbere nuko byahabwa abikorera, byahawe abikorera biranga. Uzi amazina bimaze guhindura, za RECO, RWASCO, ECOWAS. Oya, ECOWAS arya se umuryango wo muri Afurika y'Uburengerazuba. Za Electrogaze, EWASA. Byagiye kuri akwendo bahinduraga amazina, ni ibigo byabaga byigenga byayiguze. Ariko nabwo bikanga. Kubera iki byanga? Kimwe mu bintu ku ruhande rumwe nshobora kumva ni kimwe, haba ibikorwa by'amashanyarazi ndetse n'ibikorwa byo gukwirakwiza amazi, ni ibikorwa bihenze, bisaba ubushobozi in terms y'amafaranga. Ni urugero, u Rwanda duhere nko ku mazi, ni igihugu kiri mu misozi miremire. Amazi ntagakorana n'imisozi miremire, kubera ko amazi kugira ngo azamuke ku musozi bisaba imashini. Yego, ziriya mashini zirahenda, ibigura make ni miliyoni 500, miliyari 2. Ubwo urumva umuntu uzagura imashini ya miliyari 2 yigenga akajya gusapurayinga abaturage ku ijerekani bamuha veni, amafaranga azayagaruza ryari? Icyo ni kimwe. The same no ku mashanyarazi. Amashanyarazi nayo, imashini zikwirakwiza amashanyarazi zirahenda, igiciro kiba kiri hejuru cyane. Washyiraho n'uyu munsi no kuba u Rwanda rurimo guhangana n'imiturire y'abantu bagituye mu kajagari, gasanga buri muntu wese nubatse akazu kenda kumugwara agira ngo amashanyarazi amugereho, kikaba ikibazo. Ibyo bikorwa remezo byose rero, kuba leta ikirimo kwiyubaka, ziko government yari yemereye abaturage ko kugeza 2024 amashanyarazi n'amazi bizaba byarabageze, ariko byaranze nyine kubera bwa bushobozi. Ubu babyimuriye muri gahunda ya NS2 tangiranye ni 2024 ikazarangira nyuma y'imyaka 5. Ubwo rero iryo shoramari rikaba ikindi kibazo. Ariko leta hari ukundi kuntu yabikora. Leta nk'uko wenda nko muri REG niho bibaho. Muri REG nk'uko hari abantu bashinzwe gukwirakwiza amashanyarazi n'abashinzwe kuyacunga, kuko muri REG urabeza n'imigo bibiri, UCL na EDCL. Mbona ko leta yagumana iki bikorwa remezo, hanyuma ahubwo abantu babibyaza umusaruro bigakorwa. Nko mu mazi hamwe na hamwe byari byaratangiye gukorwa, hakaza amakampani yigenga ashinzwe gucunga amavomo. Nabonye ubu ngubu ku buryo byakoroha. Izo kampani n'ubundi ubu ngubu harimo iz'urubyiruko. Muri ubwo rwego rwo guhanga imirimo, hari uburyo amakampani yacungaga ibikorwa remezo bayavanyemo. Sinzi niba ari mu gihugu hose, ariko ubu ngubu harimo no kampani ziziko ko ari iz'urubyiruko. Izo kampani ziri under ya WASAC. Mu kuvuga ngo WASAC niyo igenzura imikorere yazo nuko zikora mu kugeza serivisi y'amazi ku baturage. Ubwo nibwo bwabaho n'uburyo bumwe. Noneho bireke kuba gucunga gusa, bijye no muri manufacturing, bijyeho no kubyaza umusaruro ibyo bikorwa remezo. Kandi n'ubundi akenshi government n'ubundi itanga biriya bigo yagumanagamo yasheya, n'ubundi niyo investment ikabaho. Ariko byakomeje kugenda binanirana, ariko kunanirana nta kundi byashoboka ko nk'abashoramari babakagasheya nyinshi, wenda nyuma akabona ku mushoramari we kuba yakwivana muri business, we ni ibintu byumvikana. We ntabwo yabahomba, cyangwa se hari ibyo tumvikana n'abamuhaye gucunga icyo kintu, kuri ayo mafaranga yakigendera mugasigara mudiringa nabyo, cyangwa na leta nayo ikabona ntibirimo kugenda ikaba yabyisubiza. Ariko ikibazo nyamukuru kiri muri ibyo bigo ni icyo ngicyo.
Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. New Hope yabazaniye za nzoga nziza zengerwa mu nganda zo mu Burayi zirimo Mowapu Milano yongerera imbaraga basabanye ndetse n'izindi zongera imbaraga energy drinks cyane cyane ku bakora siporo zinyuranye zirimo Mowapu Merita, Mowapu Rozana ndetse na Mowapu Messina. Izi nzoga na energy uzisanga hose kandi ku biciro byiza. Andi makuru wifuza yose basanga mu mujyi hagati kuri TDMR ahateganye no Kwandamage cyangwa ubahamagare kuri 078 73 17 422. Abana bari munsi y'imyaka 18 bo ntibemerewe kunywa inzoga. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? Niyo Travel ni igisubizo cyawe. Tukorohereza kubona amashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona visa kandi turi ku kigero cya 98% cy'ababona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Niyo Travel kandi korohereza kubona akazi ku migabane ya Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi. Ku bindi bisobanuro wadusanga muri Centenary House muri etage ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0788 30 75 uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni aka kanya. Bantu mufite chantier nini n'intoya imirimo y'ubwubatsi irimbanyije, Secos Limited bafitiye ibikoresho by'ubwubatsi byihariye kandi ku biciro byiza bibafasha gukomeza imirimo mwiturije. Muri ibi bikoresho harimo ibikwa by'ibyuma steel scaffolding cyangwa eshafodage metallic bibafasha kurangiza inyubako bikihutisha akazi kuko bituma bakubakira bakora vuba kandi bikanabarinda impanuka udakoresheje ibiti cyangwa ngo hendwe kandi rimwe na rimwe wangiza ibidukikije. Etanso mu gifaransa, props mu cyongereza cyangwa amastation mu rurimi rwa Gifundi zikoreshwa mu gutega dare neza ndetse n'imirimo igakomeza bisanzwe mu gihe dare itaruma aho kuyitegesha ibiti n'imbaho biguhenda ndetse bikangiza ibidukikije. Tureyi rozanje cyangwa udutimba zigufasha gufunga neza aho wagiye unyuza insinga n'amatiyo ngo hataziyasa, zikoreshwa cyane kandi mu kuzimenaho dare ahantu horoheje, kuzikoresha inkuta nto na plafo munsi ya za dare aho gypsum cyangwa ubundi buryo buba budashoboka cyangwa bugoye nko hanze no mu bwogero cyangwa ahandi hantu hose ubona hagera amazi. Tureyi de pure galvanized chain link fence cyangwa inzitiro zikoreshwa ku bafite amatungo, inzuri cyangwa inkoko, zikoreshwa kandi ku bashaka kubaka urugo nk'igipangu rw'igihe gito cyangwa uruzitiro rw'umurimbo ruteyeho indabo. Cement sound insulation wool bwoya burinda ubushyuhe n'amajwi. Izi yo zisakaranye n'amabati ubutandukanye n'urusaku rw'imvura cyangwa se ubushyuhe bwayo kuzuba, kuzishyira muri partition za office bituma nta majwi ava muri imwe ajya mu yindi. Burinda kandi imbeba zigenda muri plafond kuko buriya bwoya burababana. Hose pipes, imipira y'amazi yo kuhiza, accessoires za presiyo zirimo amakude, amate byose bya PVC by'ubwoko bwiza cyane. Babafitiye kandi ibikoresho bya waterproofing birinda imidite ku nkuta, kuri dare, muri piscine n'ahandi, n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi utasanga ahandi. Ikindi kubashaka kurangura baranakuranguza. Secos wayisanga ku muhanda wayitexirwa ku nyubako ziteganye neza n'umuhanda ukatujya ku Gisozi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788 6215 abakiriya bavuye ku muryango bagabanyirizwa ibiciro byihariye.
Arc Africa Bureau ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Arc Africa Bureau ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka, ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Arc Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka nta yandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Arc Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer. Abo bose bakawugenzura mbere y'uko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururizaho imishinga irangiye kandi igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. Arc Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 543, tukaba tunaboneka kuri telefone igendanwa 0785358747 cyangwa 0798541111. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu arcafricabureau.com. Watwandikira no kuri email info@arcafricabureau.com. Arc Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza.